Ndi Papa Sava. Akwa ubwo ufite n'ubwiki. Je ninde wakubwiye ko Papa Sava ngira ubwoba koko? Ngenda kubwiye ngo nta muntu numwe nzabembekereza ku buryo nzajya kwahira ibiziranyenzi nkakubita mu mabuno y'umuntu ngo nandamukuramo imyanda. Ntawe nzabembekereza. None se ukizanye mutabyumvikana. Ariko twumvikana ndumvikana nandiki. Kugeza izi sawa urumva nkwiye kuba numvikana nawe iki. Nyamara Papa Sava gukemura ikibazo neza so ubucucu kuko ineza ihosha uburakari. Ariko ubucucu n'uburakari iki? Uzaza kunyibyimbyaho azaza byimbya amajigo turwane birangire. Ariko ngiye ntago umuntu ntagumya kujya nzana ibiziranyenzi nkubita ku mabuno mukuriramo imyanda. Urumva? Ahubwo zana ikindi gihaza uzana inkoko uzana umuhoro urabona ko icyuma kitabibashije. Cyangwa migusigire nigende. Banguka. Ifite gahunda. Njewe nta muntu buriya mukavuga ngo ndababesheje ngiye muba ninjye mu cyangwa rero ibintu nabyigenzuriye neza wabigenzura ngewe nabyigenzura sibyo nababwiraga sinabwiraga ntakakagabo nakajura mwarangiza mukavuga ngo ngengo ndibagengera amagambo ubu murabona ibingi batari bikuru byabyo niko murabona ibi bihaza bidasa na biriya murabona bidasa nkarangiza ngo ngendimbati ngo mbambe uteze induru kandi wibye urabihamya ko ibi bihaza ari ibyawe ibiki byo mukwangeza ibi bihaza nyine ninde se nkwiye gusobanura ibyo mfite mukwangeza nibyo nafite nyine sobanura ibi bihaza aho wabivanye kantu kakajura gusa karara kabundabunda kajya kwiba kuza wafashwe nta bintu yewe reka ngubwira amahane kandi wibye yegora akakagabura kantu kariba katangiza kagashaka no kurwana reka nubwo uri wawe uri umujura nese ibindi tukubaza none se nibyo mukwanye nibise ibibazo munyumvira ni mundebere namwe ariko se ngewe ndashaka kubabaza ni gute muhurura mukinjira mu rugo rw'umuntu nta kuramutsa nta gukomanga mukaza mungwa hejuru gutyo barangiza mukaza kumbaza ngo nibyo mukwawe ndakumenyesha yuko nta mpamvu nimwe mfite yo kuvuga ngo twe turagenda tubanze tugusuzara kuko urakekwa aka kanya niba wabonye saba ugenda urakekwa aka kanya hanyuma se twagusuza turasuhuza dusuhuza twakomangaga twatuje kugusura twatuje gufata nk'igisambo ntago igisambo ninde digidi atagira nzamuraho ariko se twakomangaga hano twatuje kugusura ibyo kurwana twatuje kugusura nase muranshaka wiki nise urarwana kuko murambaza iki ibi bihaza ubikuye mbikuye mu murima wanjye murima wanjye uriya murima w'itarasi ya mbere ikurikira umukingo ahantu nkunda guhinga ibishyimbo hakabibenja niho nkwiye ibi bihaza wateye se none se Papa Sava ari ahantu ufitemo inzu zihari ariko reka ngaho se sobanura ngewe reka uhafitemo inzu ariko wacecetse uransobanurira oya reka ngewe ndashaka none se ndasubiza uyu cyangwa ndasubiza subiza ubuyobozi noneho ngereka nze mbikubwire neza uri uranyumva neza nge umbajije ngo iki uriya murima wawe urimo inzu koko ariko rero reka nkubwire muyobozi ngewe reka nkubwire urumva ndakumva rwose kuri gahunda y'igihugu yagiyeho yo kubaruza ubutaka twese twabaruje ubutaka buri wese afite icyangombwa cy'ubutaka bwe gahunda yo kubaruza ibintu bihinze mu murima w'umuntu cyangwa ibyimejejemo nta yari yaza umunsi yaje muzongere mukorane gutya muje kumbaza ibintu biri mu murima nawe wituraragiza gutyo sibyo turagira ngo dusobanure ikibazo gikemuke rega umva rero Papa Sava buriya byose naretse nabitwaye gake kuko ntakumenyereho ibintu byo kwiba niyo mbanze menye amakuru afatika ariko kongera kunsubiza wigira biriya bintu turaza gushwana ariko muyobozi sibyo nakubwiraga urabona ukuntu aka kagabo kavuga n'ijinyori urabona ukuntu kavuga n'agasuzuguro ntabwo wumva agasuzuguro uri gusubizanya umuyobozi buretse ibi byose uraza kubisobanura tugeze ku murabizi agasuzuguro ariko iki ngewe umbajije ubusa ngusubiza ubuhe busa mwebwe mwinjira muza hariya mwigeze muvuga muti aha ni mu rugo rw'umugabo ngo musuhuze mwigeze muvunyisha ntimuje munyitura hejuru mumbaza ibyo nk'umujura ko mutamfasha se ntabwo ko mutamfasha ntabwo bagusuhuza se ubu uzajya urya iby'abandi witwaje igitugu n'agatunambwene igitugu n'agatunambwene iby'abandi ari kuri kuvuga ni ibihe iby'abandi wariye ni ibihe ni ibihaza byanjye wanyibye wowe se ndakwiba ibihaza urusha iki wowe
buriya wajya iwawe akaza nkurusha ibi bihaza nyine waje ubundabunda ukaza kwiba ndabikurusha urumva oya se kandi nawe udashaka gutuka abantu b'abagabo uranyumvira gutuka abantu b'abagabo sibyo ibihaza ndabikurusha ari urumva ukuntu kari kuntuka utekereza yuko wagenda ukajya mu murima ugasarura ibihaza mugano ukaburya ku gituna n'agatuna mbwene ku gitugu papa sava chonga sana ngo ufite ibintu ubundi se iyo uhinga ibyawe ukareka kuza ubundabunda uza mu nibyo usaruye mu kwawe nta ariko njye nababwiye ibihaza mbisaruye mu kwanjye sinabikuye ku isoko hari ikindi mu mbaza ndimba uraherayo uvuga ko ibihaza ni nyamara papa sava ariko se ntabwo yabibabwiye ko atigeze atera uruyuzi wa mugani ntabwo yabibabwiye ko atigeze atera uruyuzi ndashaka wa mugani wawe mbaza njye ndashaka gusaba ijambo mbaza abagabo ikintu kimwe mutarwana mugapfa ubusa muri abantu b'abagabo yeranje mu nacyo papa sava wigeze utera uruyuzi ntarwo wateye jewe ibihaza nabiciye ku ruyuzi ruri mu murima wanjye uruyuzi rwatewe nande simbizi ndimba ibi bihaza ni ibyandi ariko si igihe navugiye ibi bihaza ni ibyanjye ngaho noneho ariko si ubundi sibyo nababwiraga ntinakajura urumva ko atabyemeye papa sava ibihaza wabisaruye kwanda kwihagararaho ibihaza nabisaruye mu murima wanjye nabibabwiye uruyuzi ruteye kwandi ruteye mwandimbati ntabivuze iki kibazo wagikemura utari wowe umwe ngo nateye uruyuzi undi ngo narasaruye umva muyeho papa sava tubwira ikintu wagendeye kugira ngo uvuga ko ibihaza ari ibihaza by'abandi ikibazo kirangiye noneho mwese nimunyorohere noneho munyorohere mbabaze nanjye musubize ikibazo gikemuke mu mahoro niba njye wari njye munyamafuti twumva uko ibintu tubirangiza urakoze cyane muyobozi ndaguheraho muyobozi ugize utya ugatera avoka mu kwawe ishami ryayo rikigondera mu rugo rw'undi muntu w'umuturanyi voka zikera wajya ukomanga ugiye gusarura za voka byose birashoboka kandi okay sawa ntabwo byakora rugaba insina ntuzizi ndazizi uramutse uteye insina ukayitera mu kwandi mu kwawe inguru urazizi mu murima ntizimirwa yego inguru ikagenda mu butaka ikagera mu murima wande wundi muntu ikabyara umubyara ugakura igitoki kikana kigakomera wagenda ugateza ubwego ukavuga uti iriya insina rwose ni umwihariko dore murabiboneye insina z'igisukari zarabuze nje gutema igitoki cyanjye wabikora ubwo so wowe ari we wabikora igisubizo si woya ntabyo nakora ni woya nyine okay digi so yatugezeho nawe ni yego cyangwa woya mbwira nge kandi murase ku ntego umugina ntuwuzi umugina se ninde utawuzi si uyu nguyu se wera imegeri cyangwa ibihumyo aha uwo nguwo ndawuzi none tuvuge yuko ari na gakondo n'uwawe wakoze uzi ko ubu bayikora urumva uragiye uguza umurima wikoreye umugina urinaje sibyo noneho umugina nawe urawizi yuko utimirwa ugize gutyo umugina wawe uragiye urenze imiyenzi cyangwa imbingo z'urugo rw'umuntu urakuze ugiye mu rugo rw'umuntu ibyobo bipfuyeho we watinyuka akajya muri urwo rugo ukavuga uti hari ibyobo byapfuye aha kandi njyewe n'igihe wiguriye umurama ndawinaza narinje kwica ibyobo byanjye jamais none se kindi mumbaza se niki none so bureka mbabaza muhazi nituyizi si ikiyaga ntigifite inkombe za Kayonza nta yindi nkombe se iri za Gicumbi ubu bateye amafi hariya za Kayonza bakayinazamo hariya amwe akagenda mu mazi akajya ku nkombe ya Gicumbi abiyo za Kayonza na Rwamagana bajya gutera abinuza ngo hari amafi yacu yaje hano wabikora wowe none si ngo yarashaka we tubura rero uvuga ikibazo uyu mugabo yateye uruyuzi mu murima we ntago mbihakana pe ararutera ntago mbihakana rurangije rurarandaranda ariko ninjye waruteye yewe nabihakanye tondereka njyewe umutwe ubugeze muki mu rubibi umutwe ubugeze hehe mu rubibi urumva ndagenda ndamubwira nti ndimbati kubona uruyuzi rukomeje ruje iwanjye wagize gutyo ukarukatisha cyangwa se ukaruterera ibiti rukazamukiraho rukazereraho tutazapfa ubusa nkaho cya gisakuzo ngo so na nyoko bapfaga iki uri kubyumva urabimubwira ndimbati abyimbye amabinga ari imyoza aragenda buracya mu gitondo iminsi ikurikiyeho uruyuzi rurarandaranda hafi metero 3 mu kwanjye ruzana ubututu bumwe uyu mugabo arasarura undi umugore arasarura ruzana iki ibihaza yego bireze inshuro ya mbere baraciye turahurana indimbati iyo mbuto nzayiryaho ryari andeba nk'ikimbwe haza
asaruye ubwa kabiri ubwa gatatu nanjye ndavuga ariko mama sava urumva njyewe mpinge umurima nshyiramo ifumbire uruyuzi rushima ifumbire yanjye umugabo asarure ntakumaho ngiye kumva uko iriya mbuto imeze nanjye ndabisarura ndabizana noneho muranabimenya icyiza nuko munabimenya noneho nimufata umwanzuro hasi barafata umwanzuro uremeza ko wahinze uruyuzi wowe nyine se urumva uruyuzi ari urwawe ko wemera ko nta ruyuzi wateye ujya gusarura ibyawe wowe se ujya uretse gatoya ujya hasi wirakara ngo uterure umuhogo yanjye ntabwo ngiye kurwana uruyuzi muri abantu oya ntabwo ngiye kurwanisha umva ikintu kigiye kuba nta ruyuzi nateye hari urwo nateye ntarwo wateye ntarwo nta nubwo nkwiriye kurusarura ariko rwambutse iki urubibi ibyo birumvikana kandi rwanyunyurije ifumbire ikibazo ngiye kugikemura mu mahoro uterere ngiye kujya ku rubibi ntemu uruyuzi rwose urwambutse iwanjye ruhagume ruhaborere n'ubundi rubifumbire nk'iyo rwanyujujemo tutazongera gupfa papa sava oya papa sava nawe wigira uwo mujinya w'umuranduranzuzi oya gabanya uwo mujinya twumvikane bigende biterera twumvikane iki se ko hanze ko twumvikana ndakajura ndakabandi tubikemure gutya nyine reka twumvikane reka twumve icyifuzo cya Ndimbati nyine ngaho azajya asarura rimwe ubwo nanjye nsarura irindi ariko rero ku bihaza by'impande zombi se azisarura ibyiwe n'uyasarura nyine wowe igisarura ariko rero oya ibiri mu kwanjye nta nubwo biba bibyibushye nk'ibiriwe none ibi ni ibibazo noneho ngaho se nimureke twumvikane turakumva we tubwira uko ubyumva noneho wenda kuri ibi ngibi wari wazanye urabona ko wari wazanye bitatu ubwo nawe kugira ngo nyine wumve ku mbuto urarya kimwe ibindi bibiri ubimpe cyane ko dore ko ari nabyo binini hanyuma nawe wenda wumve kuri iyo mbuto ariko ntabwo warya inka nka nyirayo nese warya inka nka nyirayo randura uruyuzi tutaduteranya cyangwa nduteme rugarukire ku rubibi cyangwa yemera izo zayobye zijye kwa papa sava zigume iwanjye kandi ikindi wasaruye kabiri nsaruye rimwe ngewe ibi nta kintu naguhaho urumva ubwo utegereze nawe umusaruro wawe uzaze urumva ariko rero ngewe nshobora kutagirirwa n'amahirwe y'uko hazera ibinini bingana gutya ubutaha byemeze mugire kimwe mwanzura nabyemere ni ikintu kimwe uzajya usarura rimwe nsarura irindi mumfashe ntituzagaruka muri iki kibazo rwose urabyemera ibyo bintu kibi bihaza kugira ngo ibyo binini bitazagutera urabyemera ndabyemeye ariko nta cyizere mfite ko hazera ibingana gutya